urwaye none ngo inyanza umusore arongoye ihene. none turabona abereye nabonye ibintu byinshi ariko bigeze reka nangire nakambira Imana ize yitwarira umugaragu wayo ngo mu karere ka Nyanza akomeje kubikoryo byinshi cyane bisekeje ku buryo abantu batangiye kuvuga ngo iyi ishobora kuba ari Sodoma na Gomora igice cya kabiri ngo kubera yuko abakobwa baho bakomeje gutumbagiza igiciro cy'umuswagege umuhungu waho w'inkwakuzi yatangiye kubona umuswagege wahenze wabaye akasamutwe ngatangira kwishakira inzira bya bindi birirwa batubwira ariko yishakira inzira igana mu manga ngatangira kugenda yisurudumurira amahene ngo abaturage b'Inyanza batangiye gutakamba batakambira ubuyobozi ngo bafite ikibazo yuko ihene zabo zishobora kutazageza ku bunani ngo kubera uyu muhungu bita Mugisha ngo urimo urazisanga ahantu hose ziri akazitamira ngakazisokobeka ku buryo umuswagege w'ihene ariko hari nashoje ukamera nka feruje igitabazo yagihindukije abaturage bamwe batangiye kuvuga yuko ngo ari igihe uca ku gihuru ukagira ngo ni ibintu by'ibiti birimo biragongana ukumva akabuno kene kari guturika nk'inzugu ngo uyu muhungu bita Mugisha arimo arayisayika ku buryo bukomeye cyane ubundi umukecuru uzi ubwenge cyane yariherereye asoma kuri ka United Dini ngo yikoza kuri mikoro z'agateleviziyo kamwe kari hano kuri YouTube naza arangera avuga ngo aba bakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ibi ngibi rero bikabya buri gihe muri sama ngo cyagiye akazuba kaba katokombeye ngo ku buryo kagukubita mu mutwe akuye akamanuka kagera ku madoso ariko hari nashoje ikoti gahaguruka uyu musore witwa Mugisha we ngo yabonaga uburyo yamuhagurukanye kandi abakobwa b'Inyanza ngo kubona umuswagege bisaba umuntu wifite arangira avuga ngo kugira ngo ncure amafaranga ku muswagege ngo hari abavandimwe kwiyororera mu nzu bishobora kuba nasabwa ikintu bita kimari cyangwa igitereza nkabahindukiza ku buryo bukomeye cyane ngo abazi kubara neza ngo uyu musore bita Mugisha yirashye mu gishanga cya Nyamagana i Nyanza arangije yahira ibitereza byiza cyane ngo n'urwiri rwiza cyane rutoshye ngo buri hene y'umuturanyi aciye akajya yiha urubingo bakayongera igitereza bakayongera urwiri ngo ikamwizera cyane ngo ntiyayivaga iruhande atayisokobetse ku buryo bukomeye cyane undi munyarwanda w'umunyabwenge akimara gusoma kuri United Dini yabyukanye umugani baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo uyu musore bita Mugisha ngo ibintu byo guhindukiza amahene yasokobeka yabitangiye ku ihene y'iwabo yahakaga ngo yarayibonye ukuntu yari imeze ngo ayigirire impuhwe ngo reka ihene nyifashe mu buryo bwo kubyara neza ngo mbe nyikurakuza ngo ku kagoroba ngo rwose keza aho yari amaze kwiterekeramo ibindi binywagi bitari United Dini ngo yahengereye iwabo baryamye ngo yegera yahene yihakutumye iminwa tw'ibishyimbo arangije ayijya inyuma arayitakura ngo umuhungu inyuma ngo yarayihenesheje arayiryamisha arayitugarika arayitunarika ngo ku buryo ne byayirenze ikavuza induru igahebeba cyane ngo nyir'urugo arangije yumva urusaku rw'ihene arabyuka ngasanga umwana we yibyariye w'imfura ngo niwe ngo wibereye mu bintu by'ihene ngo yagapfe hasi hejuru sinzi uri hasi sinzi uri hejuru amakuru ngo avuga yuko ngo uyu muhungu ngo yatamiye ihene ngo yarangiza akavuga ngo abana b'abantu bahendera ubusene ziraryoshye kweri ngo zambuna muheto ntago ziryohera ku mishito yo muri bare ngo no mu buryo bwa kwacinikwa ndani kwa muswagege ngo zirenza abana b'abantu ngo papa w'uwo muhungu utamira amahene ngo byaje kumurakaza ngo abwira mama we ngo nyamara uyu muhungu wawe ubona gutya ngo ntago ajya aryamarara nakurira ihene yayibujije amahwemo ngo amakuru ava k'uwo mupapa avuga yuko umuswagege w'ihene wari waratukuye nk'urunyanya rw'ikimene ngo kandi n'ihene iyo yabonaga uwo muhungu ngo yahitaga yirukanka igahebeba cyane ngo umutima wari warayivuyemo yarahahamutse ihene yaherekeraga gusakuza ngo ubwo yabaga ashatse nk'utuntu tw'utwatsi akayikinga mu maso ngo naho ubundi ihene nayo ubwayo yari yararangije kurwara depresiyo ariko hari nashoje umuhungu utamira ihene ikarwara depresiyo ikenda kwiyahura ikifuza icyuma cyamucomeka kibura
ngo papa w'uwo musore igihe tarageze nawe arebye ihene ye nawe arwara depression ngo ku buryo abwiraga mama w'umwana ngo nyamara ushatse wacungira hafi ngo umuhungu wanjye ari gukora amahano ngo uko kukundeba uko nguko n'imyaka amaze ku isi ngo birakwiye yuko umuhungu wanjye yanzanira umukazana w'ihene ngo aranze abaye ruherwe isekurume rwa nyamurarika icyanwa ngo mama w'umwana yageze aravuga ati wa mugabe nukomeza guharabika umwana wanjye uvuga yuko acubuwe ihene ngo nzagufunga n'ihene nyibage nyiryamo burusheti ngo undi munyarwanda rero ngo yaje gusoma kuri United Gin aca umugani ugira ngo iminsi y'igisambo ngo ntabwo igirenga 40 ngo rejane nyuma na nyuma ngo baje kumufatira ku ihene y'umuturanyi ngo yajyanye ahantu mu gashyamba ari kuyiha utugori tubiri ngo bamufatana igihanga ari kuyisokobeka ngo amakuru avuga yuko ngo ihene yayisokobetse igahita inahaburira ubuzima ayiwe ubu se koko abahungu bamaze kwiheba ku buryo batangiye gutamira amatungo kandi buranga umuntu utamiye ihene ngo baramufunga ngo ari kuyibaze ngo abarengana ubwo noneho uyitamiye ugahita unayibaga reka ntagire mwiyumvire. Ati umuhungu wanyu yarongoye ihene ya Miyeri. Ese yayirongoye ati dore mu gisha twamubonye araza yegera ihene tugira ngo agiye no kuyizitura arangije yiyambura ipantaro ihene arayirongora. Ni umuhungu wanjye rwose ni nayo fura yanjye. Ndabyemera pe. Ndabyemera kuko ni yanjye nari intunze hano mu rugo. Nayo havanye arigiye gupfa. Kuko yirongora nabivuga nyina akavuga ngo nukumurika. Imurika iki se nitoroshe. Ugasanga nyina ngo yiserereza umwana ngo wigira gute ihene yari yarazokoye yanamubona ubwayo igahaba igahumeka ruko apfuye nk'utuntu nka gutya akayijugunyira ikaturebamo akabaragiye ijoro kuko abana banjye barara mu nzu imwe n'ubukobwa bubiri bakarara mu cyumba noneho barara mu cyumba ya hene we bamara gusinzira urumva n'abana babira no ku mashuri amasomo y'abacanje batokombeye ihene akayirara hinkera yayirara hinkera mu gitondo nangambwira nyina ni wa mugore we dere barandongorera ihene agiye gupfa nabi yayitangiye ihaka ari umuhungu wanjye je nabivuganye nakangira rwamwe ejo bundi rero nibwo afashe ni y'umusaza hano hakurya wimura ihene aho ziziritse ahangaha mureba turi ubwo naturutse hariya rero ngituruka hariya ariko numva ihene zirahebeba nkumvira hebeba nibaza ikihebebesha ndavuga ntireka ngiye kureba ngituruka hariya ubwo nahise mbona umuntu uri muri utu duturusu ahangaha mureba sanga afashe ihene ayiriho yarekiranye n'ifashe ihene irahebeba noneho ubwo ngituruka hariya yigize sekurume oya yirongora ihene nave mu ihene z'abandi ubu se ntuwo mwana azahura wenda akamushyiramo mu mutezi w'amatungo guru batari kwisha se ari marica abantu ashaka kuzica abantu ubundi Dore United Inwere United Dore United Gin Chinwa gisada asonde rero najya mbabwire yuko imicongo myiza ku bantu bakunda kuyogoshesha se nturashiraho bahu ni muri Kigali Clipper Zone ni mu mugira bonne adresse kuri floor ya kabiri ikindi imyenda myiza ku bantu bakunda ibintu byo kwambara no kurimba iva ahantu bita muri Drip Lab ni Nyamirambo usa nk'uwinjira hariya kwa Makoko mu marangi umuhanda w'amabuye ibumoso gutyo ubona icyapa cyanditseho Drip Lab ukahinjira aho ngano ni kwa Sadamu aho ngano hambarira umuntu wa mbere wese ku isi ufite imbaraga zidasanzwe bita Donald Trump niho hambarira buri kana buri abanyarwenya bose barenze niho bambarira abainfluencer barenze niho bambarira mujye muhajya bahita muri Drip Lab. Sasa rero intebe nziza zimeze neza amagaridobe bitanda n'ibiki byose biba ahantu bita muri buri kantu art buri kantu art rero duherereye Kanombe kuri kontineri abantu bazi byaho ikanombe kuri kontineri Kanombe kuri kontineri abantu bahazi niho nkorera urumva harimo za furniture nyine ibintu byanye na furniture ibyo dukora ibintu bitanu bihuriye na furniture kabisa niho honyine bibarizwa ibintu bya furniture kabisa bigaragara ikintu ushaka kuzana intebe ufite iwawe ishaje yene tukagukorera intebe nshyashya top up icyo bita top up urumva rero intebe ngiye kukwereka inyuma bayita jori bayibonye no ntebe yitwa jori
irarangiye ubu ngubu nsigaye nzikora ari nyinshi cyane barazikunda byatari no ntebe yitwa Joli iherereye Kanombe kuri continent izi ntebe bazita Joli mfite n'iyitwa Agami yo murayimenyereye abantu bakurikirana boro za mikira ntebe bicaramo y'umukara ni twebwe twayikoze 0786555146 rero ukaza ibintu bigahita biso banuka yego sasa rero buri nguni yego uriya umugabo ni ikibazo ubundi baravuga ngo njyewe gaho umugabo aguye uwarenze utwatsi urumva ariko twebwe kuba umugabo byatugoye ndaguha ikintu cyane tutabeshye iyi nkuru iyo umuntu wacubuye ihene yego numvaga tutahikora abagabo babiri yego bafite imyaka ushobora guteranya b'abastari ikagira mwatsiye yego ikangana n'iya seburikoko yego bagiye kuyicara ku nkuru ngo y'umuntu wacubuye ihene aho narindi agahinda karanyica yego ndavuga ni ubu koko bikomeze ibi bintu ndarakubwira atari ko hari inkuru y'abantu babeshye ngo bajya kuri hoteli ngo bazabajyana muri za Canada ati twahikora banje batahiko sira nkuru ntakire inkuru ifite ikintu ngo abantu bacu ngo bikundira ibintu by'ibisagege koko mukunda imiswagege ku rwego rw'uko buri nguna barwanisha bagati inkuru yose irimo umuswagege nubwo waba ari uw'igitambara koko ari umuswagege niyo nkuru ariko nakubeshye nicaye agahinda karanyita ndavuga ni umugabo koko wahaguye urenzeho twatsi ariko twebwe turetse duharenzeho utugabo turavuga ati none aho umugabo aguye turenzaho utugabo byaba na ngombwa tugashaka video kugira ngo haba hari amakuru meza ari muri full HD high definition ku gishusho riba rifite umwimerere n'amagambo aza ari sigubu yego niko koko nicare mvuga ko Inyanza ari umuntu arongoye ihene ahubwo kangubwira umva icyo kiri niko mwabakobwa ubu koko ni ibintu byiza aho umugabo asigaye buri umuswagege ku rwego rw'uko agenda akabona yuko umuntu wenyine wamutabara cyangwa ikintu cyamutabara ari ihene bakobwa reka nkubwire mwegere hano uko buriya ngo umuntu kwima biriya bintu no kukwita yakwita uzi ko yakwita abahungu bacu murafashe murabihebesheje muravuga ngo muzabona umuswagege mwawukobokeye bageze ku rwego none abona imyaka yabo basize bazagera aho babona amafaranga batakibashije no kwitamira umuswagege akavuga ati noneho twebwe reka tube turitagura uw'ihene mu gihe tugitegereje w'abantu ariko rero kazoge mure naje gusanga nyamba ni nyamba reka ngo n'uyu musore nawe ngakimara kubona ihene ngo yarahitamiye umunsi wa mbere ngo kugira ngo abigire akamenyero ngaho yarari ngaravuga ati izi mvuna mweto ntago ziryoha ari burusheti gusa ngo no mu buryo bw'umuswagege ngo zirakubiye ngo ziri hejuru cyane ngo ziryoha kubi ariko mwana buriya rero najya numva ngo abakobwa ngo bagiye ngo muri za Dubai ngo babahereza ngo ibitambara akaba aribyo bibajya hejuru nkagira ngo ni ibintu biba ku bakobwa gusa cyangwa ni ibintu byo mu mahanga gusa ariko ubu nemeye neza kuva Inyanza murukari bakinyanza bogeza ibyo cyogeza guke mureka nkubwire erega abahungu twebwe ibintu abakobwa babona tubahaye amafaranga baduha tubahaye amafaranga twebwe erega ntago ibintu by'umuswagege twebwe ntago tubikora twebwe tugamije gukira tubikora tugamije kwikenura n'umubiri uzatinya umuntu ukora ibintu by'umuswagege nka business n'umuntu uri kubikora kugira ngo yishime tu nari no kwishima gusa nukugira ngo basi ni nk'akantu wikemura kabazo ni nko kwishima rakuruka rukaba gukurya nkaha ngaha ukaza ukavuga ati nshimira aha hantu mu gihe umukobwa bari muri business umuhungu wenyine ni nk'ibintu biri aho ngaho gati birarangire rwose ashaka no kurara byibagiwe ibaze rero uwo muhungu aramutse ageze za Dubai akavuga ati ariko bura gutamira n'amahene bigira amafaranga akagera Dubai akavuga ati tumaze gutamira umugore wanjye ariko hano hari undi muvandimwe nshaka kuguha ati we none birindura ihene gake umuntu yenda akafata wa murizo w'ihene akabeyura akazamura ni ukuvuga ngo akavana akakarizo k'ihene noneho mvuko nawe ni kaba bakabizi ko ihene itoga se ihene ntago yoga imaze imyaka 15 itoga
ngaho nyumvira ntabwo yoga mwana nyine tubishyiremo logique ariko se kakubwiye ihene naragiye ndabona ihene ngaho ni by speechless nyine ihene wumve yuko ntiyoga yego ihene ntiyoga ihene uko byagenda kose ntiyoga mu kwaha ihene nta kintu ntabwo yanukirwaga umuntu urwego yaragezeho umuntu inuma byinayari umuntu n'umusazi yamutamye hari umusazi yabaga muri karitsiye ntabwo bavuga umusazi bavuga umurwayi wo mu mutwe tugira ngo tunigishe abantu urumva ari umurwayi wo mu mutwe reka nkumve ntari n'insara muzanyita umusazi mwana ibyo bintu byo kwiba ntabwo ati cya gisazi bita buri kantu none se ubundi ubigoragoza ngo azabyumve njyanye aho kugira ngo ese nino ujya kurega ngo bamwise umusazi twebwe nyine hano i Nyarugenge nino ujya kurega n'umuryango hano i Nyarugenge umuntu aba yarapfuye amatwi urumva bakamwita igipfa matwi mu buryo banze noneho ugasanga ngo imvugo iboneye yego kuvuga ni definisiyo ngo izina bagwaryi riboneye ni definisiyo y'ibyo ngo ntabwo ari igipfa amatwi ngo ahubwo ni umuntu ufite uburwayi bw'ugutwi ngo umuntu ufite uburwayi bwo kugira kutumva neza bwo kutumva njye ntari cyo gipfa rero ibyo ndimo ndabyivugaho n'umuntu mukamubonye nasaza ujya vuga ati rusaze bita bureka ntabwo nimuzivune pe njyewe noneho mbashyiriyeho kanuza ka tipu ko kugira ngo kawaranti sinzaba mbyumva wanyita umusazi utahita umusazi njyewe rero muzavuge ati ndi umusazi cyakora ninkira nose ubu ngubu ntibakwita igisazi ubundi ubu ngubu ninde karibwo banamunyita wanyaka hari umuntu ugenda araga njyewe ngo yarise umusazi ntabwo aba abeshya none ubu ukora ntarayisariyemo i Kigali bikora i Kigali ntarayisariyemo mwese ahubwo muri Kigali ni gute umbwira ngo uramutse ufasha abantu baba muri Kigali apana baba iwabo cyangwa aba mu miryango umuntu wishyura inzu wa wundi uganira na landlord direct uwo muntu umupimye neza ugasanga ni muzima zaryema umuntu ufite ahantu ahurira nabi isuku aho utabera umusazi neza pe ugiye kuvuga ngo ku muntu ngo arongoye ihene urawe urumva urawe nuko wenda byarenze urugero hakundi abantu bose bari ku rwego rw'uko banacacambuwe ihene umukobwa akwiriyeho rimwe kabiri inshuro 100 zirabaye urumva kandi uracyafite cyecuko cyahagaze rose bigenda bite kandi ibyo ntabwo wabisobanura muhungu dutunze araye ntabwo wamwumvisha ngo umukobwa biraye we n'ubundi aba ari aho ngaho akirakire ariko njyewe nawe marumva ngiye kubaza ari wa wundi wafashe akana gatoya akagasambanya n'uyu wasambanyije ihene ukumva ari nde waba wakoze ikosa riremereye wasambanyije umwana ni wowe bamuhemukiye rego umwana ni umuntu ariko se ubundi kakubaza umwana ni umuntu wasambanyije ihene n'uwari ihene akayirya mushikaki ninde ukoze ikosa wayisambanyije gute umuntu yishiye ihene arayishe irapfuye kandi amategeko ariko avuga nese umuntu yishiye ihene irapfuye ngo yisambanyije ngo yikoreye ihohoterwa urazi guhohotera ihene birenze kuba wayishinze icyuma ikibazo kirabaza ninde urega ni nyirihene ari yawe ihene ijya muri ribu se ari yawe sahu si ureka nkubwire ubu wajya kurega umuntu ngo akuririye ihene ntabwo ati rero yigure amafaranga urumva yigure njyewe si aho kugira ngo ndakazwe n'ihene niba ari 100 n'ibihumbi 100 ngura indi iyi ngiyi wasambanyije wikunde yijyane Marnyamese urumva ko wigoze ni yorodo queen wayikunda akakambwe shaka nyine ibintu nitubivuga wimanye pase ubu wakimana pase y'ihene mana nyine ibintu birababaye izina ry'Imana igihe kirageze oya jya nanga amategeko mbanyazi ariko se nibyo koko ushobora kwimana amapase reka ntekereze nk'ikigori iki gihugu cyacu gitanga inguzanyo ku bantu bashaka kwiteza imbere yego igihugu cyacu kujya kubona ukabona hariya mu gisimenti batanze udukingirizo tw'ubuntu yego ariko se you guys mwamuzi neza ko bamwe muri twebwe tuba dukingirizo tuba tubona ari utudutera agahinda gusa
no kutubona hariya tubona nta kintu twatumaza. Abafite izo okaziyo ntabwo bakoresha agakingirizo. Abafite izo okaziyo zo kubona umuswagege baba bafite n'amafaranga rega yo kugura ikinini kabamanukana wa nyamakwanya. Abahungu rega bakora abasamba ntago ari abahungu basanzwe bari abahungu basanzwe bafite amafaranga ya. Rero abanyabo bashaka gusambana abantu dukoresha. Yego. Ntago babona ubushobozi bwo kugenda ngo bakabone ngo nibangiza banagakoresha. Sibasi ira muhungu wowe kwabonye inkuru. Yaba yarambaraga agakingirizo kagira gate. Hano umuntu ngewe nzi byari gitera rero. Hano umuntu ngewe nzi wananyongora ngateka nkubwira. Ngo buri agakingirizo gatera umwako. Ngo kukagendana nguzi neza ko ngisane sango watunguru ngo mwiko shango nta kintu wabona ngo uragenda ugashya ngo kuburyo ari n'umuntu avuze tereka nkubwire. Agakingirizo ko sinzongera no kukagendana kuko ngiyo nkagendanye ngo kumira mwikofi kakaba nka capati kagahura gutya ubushyuhe bugafata amavuta arimwo bukayumutsa neza ngo kuburyo ngakazana ngo agatwaramo n'umunyu kigira ngo birangira kajugunye ntacyo kamaze. So rero ngo umungu we rero baramubwaga ati sa mungu we kamakuru arimo aravuga kuri ari usoko bekihene ngo bete ubwo kandi ngo papa yararangije kubimenya yuko umuhungu we ngo arabura ihene cyane. Cyakora ababyeyi bahura n'ibintu n'ibigeragezo pe. Yoza kwibyarira umwana w'umuhungu ngo wipfura akakubera ikirungo ku rwego rw'uko none ubwo umuhungu wakirukana nde umwana wawe wibyarira wamwirukana ihene wakirukana nde izuba wafungisha umwana wawe kubera ihene. Kena nabimenyera mu bwate okay ukunda ihene koko nta wamenye reka mwiro muri Rwanda reka duha abantu uburenganzira bwabo. Ese niyo warahaye umutinganya uburenganzira hano abantu tubaha uburenganzira bwabo mu Rwanda ntabwo turi igihugu kitajya kireba umuntu na sex orientation niba uri umuntu wakunze itafari ishyire muri ayo fa kuba kujya mu itegeko se kabitekereza tukavuga ati okay uyu muntu ari mu rukundo n'amatafari arabura amatafari bishyire mu itegeko umuntu uzajya wumva ashaka kwiraburira itafari ajya ahantu bifite bigena kuri matatu ajya yarabura nari ubona bitakabije. Ese ibintu bitagarukira n'abakobwa nk'umuntu noneho utamira undi mu mufuto akamubobina ku buryo bukomeye cyane. Ibyo bintu bibaze ko nyine barabyirengagiza. Nyine se urumva ni abantu bose nk'abantu baratekereza kandi abo bantu babyumvikanyeho ariko ihene ntabwo yumvikanye n'uwo muntu ariko se yagiye kuyirya batajya bumvikana. Babwirwa n'iki ihene ugiye kumvikana nayo wazabura umworozi se. Ihene se naba ntajya kuyirya ngo numvikane nayo ibishaka gupfa se. Ese ubu namungane ko wayihigiye twakimari twawe kuva na kera umunyarwanda aciye umugani uceza nawe ngo bari kwishyuza twakimari ngo yataye yihaye ngiye bakugabura. Kuva na kera umunyarwanda aciye umugani ngo cyangwa ufite itungo ikakugoboka itungo rizakugoboka mu buryo bw'amafaranga niba ubona no mu buryo bw'umusogeye ryakugoboka ako kantu bakiyonga. Bamwe bajya bishakira n'amahene banayatoza ibintu by'umuswagege usanga hari ihene zagenewe umuswagege gusa banazitaho kwa muganga ngende mu rwego rwo kugira ngo competition ihagarare abantu duhanganira abakobwa bamwe bakeya bamwe mu babatinganya abandi mujye mu bintu by'amahene mu by'iminuzemo mujye kwa muganga babyemeze muyastamanya abandi mujye ku nkwavu abandi mujye kubitera ariko abakobwa banje mubareke ariko abakobwa banje bo mubareke bagira umutekano ku buryo ari nge uzasigara ninjye uburyohe bwa danje. Ariko hari n'undi muntu wanyongora arambwira ati uramutse ugiye mu ijuru ugasanga itunda nako urubuto rwari rubujijwe ngo uramutse ugiye mu ijuru ugasanga urubuto rwari rubujijwe ni voka. Yego ngadama aho wamureba wamukorera iki ibintu byose byari byemewe uretse kurya voka ugasanga nyine damu warabyutse kwa voka arayiriye kuko nanjye aka kanya niyo bavuze ngo ni pome nani koko reka nkubwire ada iyi pome ku rwego rwo iyo ari ngewe uri muri Edeni ino pome sinayo wirye gusa ahubwo nari buyiteme nkayotamo akazu nkayotamo umuriro ku buryo itazongera no kumera bikabirara birudani ariko umuvandimwe yagiye kuri pome arayikindagura ubu turi gusafarira
atari n'umusuwagege ntago wahara tuvuga ngo wazize ukuri ntago wahara koko tuvuga ngo wazize ibintu bifatika da none reba badutaye muri iyi si y'ibyaha ku buryo umuntu usigaye agakindurira ihene kandi bari bakuremeye Eva hari ahantu wakinnye nabi Adamu we bakuremeye uramuka umenya urwego ibintu twabigejejeho kubera kurya kuri pome gusa nawe uza aho uri nambabazi uzirirwa usaba ngufashe ubundi cyabisobanura nuko namufata gusa rwanda reba ibibazo turi gusafaringa nabyo koko ubu binzira gukora mvunike ngo nshaka kugira ngo ngire uko nigenza gusa bakuremeye Eva ibintu byarangiye reka nkubwire buriya ngo ibihe bigoye bikereye intwari yego ibihe byoroshye bikereye ibigwari yego Adamu yavukiye mu bihe byoroshye ibiryo biraho urabwiraga na pome iri ku giti cyangwa itunda ngihubure rero ngurya urwego rwo kurira sinda uriho tunda we ngwino ujye mu ntoki zawe itunda rikaza akarira ngo yari no ku rwego ngabwira intare ngo uyu munsi ndashaka yuko mborosa yego ngo nanyu mborosa bagakina umukino wo kuborosanya n'intare n'ingona gakinjira mu kanwa k'ifi urumva iyo bajeyi yari ari mu buryo buri wiki noneho ngo bamusaba akantu koroshye ako kantu koroshye rero kugasaba umuntu uri mu buryo bwa wiki nk'ubwo kari gakomeye arirarira ngo wirya kiriya kintu ibyo byoroshye rwose ariko ufashe umuntu wanga ugafata umuyede wakubiswe ukamugateka nkubwire iyi si yose ibintu byose urabyemerewe ariko reka nkubwire ntiwemereye kurya wenda isombe yego ibyo nabyo byonyine ibyo nabyo yahita avuga ati none se ubu ngubu kabenshi batanayibona kubera ko nta n'amafaranga bafite ibaze nyine njye hari igihe mbamwanire kambwira ada hari uriya mwanya wari uriho nari kubwira Imana ati noneho njyewe ndemera ba Eva nk'igihuru icyo giti kugira ngo wumve ko ntanagisaba kivunjemwo abagore 100 gitwike jewe nje ndyama mfite abana nk'ijana ni ibintu byo gufata urubavu rumwe ukore no fate shano si wose ubifumurika nushaka fata umusatsi urapfa fata urutoki none ari ibintu byinshi byapfaga ubusa chamabere ubucakwaha bumaze ubucakwaha hari ibintu byinshi cyane waduhaye bifite gupfa ubusa ubucakwaha bureme mu mwana mwiza ni wowe ubikora n'iki kindi man hari n'utwoya tuba turi oya tureke n'ikoye nk'ubu ngubu ubu kiri gitwa n'ubwi buri Imana iri bubukore mu ndi mugore mwiza uriya ni umugore mwiza rwose wagiye mu bukiri gito Imana yafaburitse umugore mu rubavu nkibaza ibintu byose bidafite akamaro uvuga ateka mbikore mu mugore twigende